not let misery control the life that you have. ati ntuzatuma agahinda burya gakontorora ubuzima ufite uyu munsi. Do not let anyone tell you how to live it. ntuzatuma umuntu ukubwira ukuntu ubaho ubuzima bwawe. Do not let anyone validate your purpose. ntuzatuma umuntu ugena intego zawe. Do not let anyone validate your destiny. ati ntuzatuma umuntu ugena igeno ryawe. Someone told you a long time ago that you wasn't worthy. hari umuntu wakubwiye igihe kinini gishize ko nta gaciro ufite. Someone looked you in the eye and said you hari umuntu wakurebye amaso arakubwira wasn't gonna make it. ko ntabwo uzabibasha cyangwa se ntuzabishobora. I say to you right now that reka nkubwire muri kano kanya you will make it. uzabishobora. I say to you right now that you muri kano kanya ndakubwira must make it. ko uzabikora. I say to you right now that you muri kano kanya ndakubwira must tell excuses, ko ugomba kubwira izo nzitwazo, fear, ukabwira ubwoba, doubt that ukabwira gushidikanywaho it has no place ko nta mwanya bifite in your place of business. muri ka kanya ukoramo bizinesi kawe. For this is your life kubera ko ubu ni ubuzima bwawe that you are fighting for. urimo urarwanira. This is your life ubu ni ubuzima bwawe that you are living for. urimo urabaho. And make no mistake, ntugire ikosa ukora. no one is nta n'umwe going to do you uzakurusha better than you. kurusha uko we wakikora. Don't wait for something to happen. ntuzigere utegereza ikintu kuba You make it happen. ahubwo uzatume kiba. You make it happen for a reason. ubwo uzatume kiba kubera impamvu, And take full responsibility maze ufate inshingano zose and control of this thing ukontorore we call iki kintu twita life. ubuzima. Andre Inki ninjye ubasobanurira, ninjye mwumva kana subscribe. Excellence. ati ibyiza. Do you really believe ese ujya wizera ko that is something that happens overnight? kandi ikintu gishobora kubaho mu ijoro rimwe gusa, ko ikintu cyiza cyabo mu ijoro rimwe gusa? Excellence, ikintu cyiza kirengejeho. It can't be given to you. ati icyiza nawe gishobora kuguhabwa, No ntabwo wagiherezwa. one is going to hand it to you. nta muntu uzakiguhereza. You have to sleep. You have to breathe. ugomba kuryama You ugahumeka, have to eat it ugomba kukirya every single day of your life buri munsi w'ubuzima bwawe bwose until you achieve that greatness. paka ugeze kuri ubwo bwiza. When we talk about excellence, we are iyo tuvuze ku bwiza talking about an obsession to tuba turimo turavuga gusarira, outwork and gukora cyane outperform no kurusha abandi bose everybody in the room. cyangwa se abantu bose mukorana. What is your current standard on life, ese ubuzima ufata gute muri kano kanya, on excellence? cyangwa se ubwiza How bwawe? you pursue things, ni gute ukurikirana ibintu, how you operate. ni gute ukora? Basically, when you show up, ese mu do by'ukuri you show up in an excellent way? iyo uje mu kazi ugaragara mu bwiza, Do you show up with an average way? cyangwa se uza umeze nk'umuntu usanzwe uri aho ngaho? Or do you show up in a mediocre, uza umeze nk'umuntu usanzwe half prepared, utiteguye neza? half thought out way? Listen to me very carefully. ndagira ngo unyumve witonze. Excellence is about standard, ati ubwiza buriya bujyana n'intego. and excellence is a requirement for your ati ubwiza burakenewe dream to come true. kugira ngo intego ze zibashe kugera ku mamo. When others are sleeping, mu gihe abandi baryamye, you need to be awake. wowe ukeneye kuba ukangutse. Work on having an excellent driven urimo urakora cyane kugira ngo mindset. ugire imitekerereze y'ubwiza. Sure, there are going to be some times and you're going hari igihe kizageraho to just fall to the left and you may ushobora kugwa ibumoso bwawe even fall to the right. cyangwa se ukagwa iburyo bwawe, You may even fall back. ushobora no gusubira inyuma. Learn from your mistakes. gusa ndagira ngo wigire mu makosa yawe, Grow from your mistakes uyakuriremo, and become unique, maze ube wa muntu wihariye. but never quit. gusa ntuzacike intege ngo uve ku bintu. Don't stop moving forward. ntuzarekere kujya imbere. Most people abantu benshi are totally okay with decent.
ati bahitamo gutuza kumera nk'abantu basanzwe. Talk about most people. Gusa ntabwo ndi kuvuga abantu benshi. Talking about you. Uyu munsi ndimo ndabwira wowe wakoze subscribe kuri Rank channel. You want to be a great one? Urashaka kuba umuntu ukomeye You mwiza. want to be great? Urashaka kuba mu gihanganye. Break it down to you. Reka mbikubwire. Listen to me. Ndagira ngo unyumve. Be okay with excellence. Ese wishimiye kuba ubwiza? Ubwiza urabwishimiye? Until excellence is the only option we can Kugeza cya gihe ubwiza ariyo option yonyine usigaranye. Cyangwa ariyo mahitamo ufite. work on. Until Aricyo kintu cyane cyo ukoraho. excellence is the Kugeza cya gihe ubwiza only thing you'll settle for. aricyo kintu ushobora kwishimira You got gusa. work to do, my friend. Before you can Dufite akazi ko gukora inshuti zanjye. be excellent, you must Mbere yo kugera ku bwiza first see what excellence looks like. ugomba kubanza ukareba ubwiza uburyo busa, I want you to make a conscious decision that from maze ugakora imyanzuro this day ikomeye forward, kuva uyu munsi, excellence will be the description ku buryo ubwiza aribwo buzaba ubusobanuro of everything you do. bwa buri kimwe cyose ukora uyu munsi. Like high performance and high Gukora cyane achievement, no kugera ku bintu byinshi it's just who you have become. akaba ariwe muntu wahindutse we. You may feel that because you're feeling so much, Ushobora gutekereza ko yakwiye gutsindwa cyane you're so good and you're so excellent at feeling, kubera ko ufite ubuhanga n'ubwiza mu gutsindwa cyane, but you're not realizing that gusa ntabwo urimo uratekereza ngo you're urebe growing from your failure. kurimo urakurira mu bihombo byawe, You're becoming more powerful. urimo urarushaho gukomera, You are educating yourself. urimo uriyigisha, You are realizing that your excellence urimo uragenda ubona yuko ubwo aribwo bwiza bwawe, being nourished, kurimo uragaburira, it's going to get stronger. ati ubwo bwiza bwawe uri kugaburira uri kugenda bukomera, Planting the seed. urimo uratera urubuto. I'm letting you know right now that Muri kano kana nagira ngo ubwire ngo you are a possible individual. kuri umuntu ushoboka, You are a possible being. kuri ikiremwa muntu gishoboka, You are a possible reality. kuri And this is the time for you to recognize that. iki cyo gihe kugira ngo umenye yuko uri umuntu ushoboye buri kimwe cyose. Don't stop now. Ntuhagarare muri kano kanya, Don't give up on now. wicike intege muri kano kanya. Find the way that you are recognizing within yourself Ati nagira ngo ushake inzira, ya nzira izatuma wimenya muri wowe, and build on it. iyo nzira uyubakireho Just like clay, nk'ubaka ibumba. you must shape it. Ugomba kurikorera forume, You must mold it. ugomba kuribumba And you must make it a masterpiece. ukarihinduramo igihangano. How many times have you said you Ese ni ryari wibwiye couldn't do it? ko udashobora kubikora? How many times that you said that Ni ryari wavuze you didn't have the strength? ko utari ufite imbaraga? How many times? Ni inshuro zingahe? How many more times? Ni izindi nshuro zingahe? When is enough going to be enough? Ese ni ryari guhagije ibintu bizaba bihagije? Are you going to rise up and realize Ese ni ryari uzabyuka your true potential? ugashaka imbaraga zawe za nyazo? When are you going to commit to your real truth? Ni ryari uzahitamo ukuri kwawe kwa nyako? Because your words matter. Kubera ko amagambo uvuga uyu munsi ararema. Andrinki Keep it moving. ati komeza ugende, Be productive. ati b'umunyamusaruro, Be powerful. b'umunyembaraga. And from the bottom of my heart, Kuva ku ndibaza umutima wanjye, conduct your business. ndagira ngo business yawe uyikore neza. Andre Inki, reka dusubire mu kanya. This is it.